Kwiyahura ni indwara mbi cyane, ishobora gutera abandi bose babonye umuntu wiyahuye nabo bagira icyo gitekerezo cyo kwiyahura. Umuntu ugeze mu rwego rwo kwiyahura mu buzima aba yabuze ikintu cyitwa kwihangana. Iyo umuntu abuze kwihangana aba yacitse intege mu buzima bikamuviramo kwiyahura. Gucika intege bisobanura gutakaza icyizere, ubushake cyangwa imbaraga zo gukomeza gukora ikintu kubera imbogamizi, ibigeragezo cyangwa kunanirwa. Iyo umuntu acitse intege akenshi atakaza umutima wo kwihanganira ibigeragezo cyangwa agahagarika ibikorwa byamuganishaga ku ntego yiyemeje. Dore ngizi impamvu zishobora gutuma umuntu acika intege: ibigeragezo bikabije, kubura ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo bikomeye. Icya kabiri ni ukubura icyizere. Iyo umuntu abuze icyizere atangira gucika intege, kumva ko nta cyizere cy'iterambere cyangwa intsinzi, ibyo bituma umuntu abasha gucika intege. Ijambo rya gatatu ni uguhura n'abanenga cyane. Guhura n'abantu bakunenga cyane mu bikorwa byawe bya buri munsi bishobora gutuma nabyo biguca intege, bikagutera kwiheba. Ibitekerezo bibi cyangwa amagambo y'abantu bashobora kuguca intege muri ubu buzima. Ijambo rya kane kunamirwa n'umuhate muto. Ijambo kunamirwa n'umuhate muto bisobanura kutabona umusaruro w'ibikorwa byawe mu gihe wari ubyizeye. Hari igihe ukora ariko kubera ko utabonye umusaruro w'ibyo wari wizeye nabyo bikabasha kuguca intege. Dore uburyo rero wakwirinda gucika intege. Kwiringira Imana nicyo kintu cya mbere cyagufasha. Isengesho ry'icyizere mu bwiza bw'Imana bitanga imbaraga z'umutima. Kwibuka intego yawe. Jya wibuka impamvu watangiye urugendo rwawe. Ikindi kintu, kwihangana. Irinde gucogora kandi uzirikane ko ibihe bikomeye bishira. Kwitunga mu magambo meza. Shaka amagambo y'ubwenge cyangwa umurongo wo muri Bibiliya ukomeze umutima wawe. Umurongo wo muri Bibiliya wagufasha, wasoma Zaburi ya 27 ku murongo wa 14. Haravuga ngo: ihangane ukomeze umutima wawe, ube maso kandi wizere Uwiteka. Iryo jambo rishobora kugufasha. Aho tugeze turagusabye ngo ukore subscribe, ukore share, ukore na comment kugira ngo uzaze ukomeza kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Tugiye kukubwira rero kugira ngo utazageraho wiheba, utazageraho ucika intege. Iki kiganiro muzaza mugikurikirana buri munsi mu gitondo guhera saa 11 kizaba cyageze kuri channel yacu ya Kuramya TV1. Turagusabye kugira ngo aya magambo ntakaza gucika, nimba ushaka kugira ngo uyu mwaka wa 2025 ukubera umwaka w'umugisha, ukubera umwaka w'amahoro. Ndizera ko nukurikirana aya magambo uyu mwaka uzakubera umwaka mwiza kandi ntuzasubira gucika intege. Hari amagambo y'ubwenge ashobora kugufasha muri ubu buzima. Ijambo rya mbere: icyo utabashije kugeraho uyu munsi uzagishakire umwanya ejo. Bivuze ko ugomba kwihangana no kutivumbura igihe ibintu bidakunda ako kanya. Ijambo rya kabiri: inzira ndende itangira intambwe imwe. Bishatse kuvuga ko buri gikorwa cyose gitangirira ku kantu gatoya. Irindi jambo rizagufasha uyu mwaka, ijambo rya gatatu: ubwenge buba mu gutega amatwi abandi kurusha kuvuga. Ibi bisobanura ko kumenya kumva no gusesengura ari ingenzi kurusha kuvuga byinshi. Irindi jambo rya kane rizagufasha gushikama kugera ku ntego yawe muri uyu mwaka. Ibyiza bigerwaho
n'umuhate n'ubushishozi. Ibyiza bigerwaho n'umuhate n'ubushishozi. Byibutsa ko gukorera ku ntego no gushishoza gushiraho imbaraga bitanga umusaruro. Gukorera ku ntego no gushiraho imbaraga bitanga umusaruro. Ntibizakubuza guhagarara kugira ngo ushishoze neza aho uja. Ntibizakubuza guhagarara kugira ngo uzahitemo neza aho uja. Bivuze ko gufata umwanya no kwitegereza mbere yo gufata icyemezo ari ingirakamaro. Gufata umwanya bivuze ko gufata umwanya wo gutekereza mbere y'uko ufata icyemezo ari ingirakamaro cyane. Ibi bitekerezo bishobora gutera umuntu imbaraga zo gukomeza guharanira kugera ku ntego ze mu buzima muri uyu mwaka wa 2025. Ngiri rero ijambo ry'Imana rizagufasha muri uyu mwaka, uyu munsi kuri iyi tariki ya 5 y'ukwezi kwa mbere 2025. Twaguhitiyemo usome Matayo 6:33. Haravuga ngo uyu murongo uravuga ngo uhamagarira abakristo gushira imbere Imana n'ubwami bwayo aho guhangayikishwa n'ibyo kubaho mu buzima bwa buri munsi, kuko Imana izabaha ibyo bakeneye byose. Undi murongo wakwifashisha ntitwacogora, kuko nubwo umuntu w'inyuma arushaho kwangirika, umuntu w'imbere arushaho guhindurwa musha iminsi yose. Abakorinto ba 2:4-16. Uyu murongo nawo uravuga ngo uyu naho uhamagarira kudacika intege nubwo hari ibikomeye mu buzima. Uyu nawe ushishikariza abantu kudacika intege nubwo hari ibikomeye muri ubu buzima. Turagusaba gukora subscribe kuri Kuramya TV1. Iki ni ikiganiro muzaza muguma gukurikirana buri munsi kabisa, muzaza mugikurikirana. Ni ikiganiro cyane twabateguriye, muzaza mugikurikirana mu gitondo, buri gitondo. Tubahaye ikaze kandi turabashimiye mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Muri abo gaciro turabakunda cyane.